duturanye nabo bakaba ari mu mujyi kinabiro n'iki wagikunze wahamagaye abantu bakazana amasafa y'isibisho ku kinabiro ntabwo ziko ubwenge yego ubwo n'ubwenge rwose ntawe ugakurura kakagigi ugakurura kagafata imboga yose umuntu akagereza kwana sha wowe gato oya ibyo bigenda bikorwa ariko byo nawe wasize hano kandi ubuse ntiwagikarabiyemo ibintu byose bikomezemo uheruka ariko uheruka inuza wajyaje ibishije ni ya niyo mtambo yahageze arimo reka maze mvuge muri box aho gatwa mvuge mu gake ariko ugiye ni iyihe iyi ni box ariko yo frere uribuka pikinyange nagiraga ya kwinkwi atari ahubwo za 90 ana we 9 yari kwinkwi ni 9 ariko siko ari 9 niyo Arajari ukoga cyane. Celebration. Agera kazo zibito. Nakusa mani. Yo. Ya matana ni. Arwa moto amtavu kasha. Ega ya. neza aragiye jofure sajya arayitwaye ngo yaraherutse kumvaho muri kwifina nyanyanze ngo barayibye umuyayi cyakoze ntabwo ndakibonaho nibyo ngibyo yo kwigenda ariko uretse kungora kuko wambabariye rufonsine ndakwinginze taha pe wumve ngo papa ujye ntabwo nawushirije umuceri wahindutse umukara ni ibintu bisanzwe nonse ko twambara amapantaro y'umukara Rufonsine wambara ugataha ko nicyo kibazo nanjye mfite nyine nijoro ararya iki nyine ararya iki wumva saa sita yabigaye mbabarira nukuri kw'Imana oya mbabarira umbwire nose ngo ndateka iki oya igitoki nakunze kugihata twagacu yego buretse gatoya igitoki urabanza ukagihata yego kugihata wamara kugihata ugacana imbabura ariko imbabura kitinda kwa ntabwo wabanza ukabacana imbabura ukabona kugihata yego kugihata gucana imbabura ujya igitunguru se ntabwo kizamo nyuma y'amavuta nibyo nanjye nakubwiraga nyine igitunguru kikaza nyuma y'amavuta yego ukagishyiramo none se aho kugitogosa mbere no kugira ngo umuntu abanze agishyiramo biza nibiye nawe uri murancanga rwose pe nose ugize mu birayi ute kweri ko turi mu gitondo tugize mu birayi ute yego gishyushye naramuka ataraza se biragenda bite ngo kiracyuha gite kandi ataraza sawa ubwo ngo ndabikora gutyo ariko umbabare n'ukuri kw'Imana ejo uzaze pe kuko Rufonsine umva nkubwiza ukuri impamo y'Imana ngenda kubwiye ngo nuramuka utajanga baranyirukana birarangira banyirukanye ntacyo na kimwe ndi bugereho sawa nyarutse ejo uzaze pe sibyo yego igitoki cyane maze kwandika ngakigiye nanibaze kwandika igitoki ahangaha turi
ndabisibye ndebera nka umuntu kugumana yanjye ara agase yamubaze isimu yawe kuyisangura nta kintu yogutwaye mama Iddy wanditse wowe gatwawe ko nabikusabiye nkagusharaho isimu yawe nkayisangura mu isimu mu yanjye ukavamo ukwere ucyenda kugira ngo noneho ngende nje kwinyenga abantu bakunshire bakubrakisting kuburyo uzagene nabikora ndakarya rurangirwa none sura fikinaje wanditse ko nakubwiye ko nashaka kuvugana nawe ku isimu yanjye ko ibintu byanjye nawe byarangiye nko ngubu nibiri mu rugo ndi hamwe no ushite wanjye umukobwa wanjye dukunda urabizi ngo bagize gucyaka isimu kayitera akajya gucya kareba ni wowe mbere yanjye byaba ari ibindi nango nubwo ndi hari nubwo ndi mu town twaramanutse namujyanye mu rugo niho turi wanshyize hasi wowe twokandeka ngo hamagare nde wahamagaye papa Iddy muhamagare wowe imirundi y'uhora umamagara yihamagara papa Iddy azaba hakumva ariko jewe ndorera ndeka ibibazo byawe ndumva wagira ngo ndi mukoti noneho kamanze ngushareho kandi nongera kunera isimu yanjye ndaza kwitandukanya na simu card byose na battery kimwe kigenda ukwacyo Yufo none se kuri kudusiga ukaza hano bimeze bite nshana indi unitaba isimu nitaba ryacyo ndi umugore utashaka kumva isimu nayisanguye ariko naguze ibintu byo ku blacklisting ariko ku blacklisting ko umuntu agutera bikanga ukabinshiramo ntago mbizi umva nkubwire gahunda imeze gute tuje dutaha turara apana mugisha turara ubuse waza mu rugo ukagenda usubiye umuntu mubishye umuntu waje kukamisha hari nyirango turarara rwose sawa tugendeje uburije tugende mu gasheshe ka tugende dushyike n'ibinda arabyemera ibya werinda mundekera ibyarinda byihorere wowe byumva byo mu gusa arinda namaze kumutereza mbese neza kumucyatingamo n'umutima we wose nta kibazo tubaza kugenda mu gasheshe noneho ntacyo reka mugiye mvuge amagare bamenyeshe ko ntaza ariko turazinduka rero mu gitondo kare ariko ntabwo ushobora no kujya gutahira abantu reka nze tuvugane Jofure halo ndimo n'icyantu urakomeza wihishe nta n'umuntu w'indahanga uzamenya ko waje biriwe papa Iddy rero ndabona rero kugaruka bigoye amasaha nk'ubu tugiye gushaka imodoka ntago twabona imodoka wabwije birasaba ko nza mu gitondo ngokwe ambonye tose muri mu kazi wawe cyane umwana mwiza rwose wowe ko wapfiriwe menya nabi kubwiye yeti ibyansi yahano ndebera yewe rinda yiti ibyansi sinamufashe ibishani ndaza kubikwereka mu izina mama uri reba bikunze se karagira cyo kakinyigo kavuga karabaye none ari icyansi cyane ariko gifatishije amaboko yose urareba ngo arashaka kwiga ibyo nkubwira cyo uriya mwana ndamuzi nanjye byantwaye umwanya munini cyane kumenyera ariko kandi ngari umutima urira musaba ndakomeza ndavuga sirishya no reka nkubwire ikintu wowe ugiye gukora ugume umwibuke ibintu byo kumureka ngo nagera mwitaho ningo yirare ngo menya ngo ibuka huva ibuka huva kandi byanze bikunze azahindura haje kandi kumuseka kwe nawe ubishwariramo ariko nawe uri urakireba ko umwibuke nyine rebe kuyungurira bo mu rundi wa mbere icyo nendaga kugira ngo icyo yamaye n'inambaye nzajya mutera mu bihavu musuhuza mumbaza kugira ngo wowe isenza uzimarire kuri je umbaza bari gutira ubu najyaga kuzamuterera namuzi ntabwo nabikugahiye nanjye menye undi mugisha mujye mwakunze ngubona mushiki wawe nganira no kwinimbaza ko yabonye rinda no kwintu arimo amenyera ibintu byahanga nabahamagaye mwanga kunyitaba ngo muze murebe ukuntu yitira ko yanabihanaguye se ariko muganya muri mukanya mbwira bari umereza amata
aho ngaho ntabwo ndi bube mari ukuntu ari buze afashe icyansi kandi si umutware hari umubwira uti uriya ni umugabo wawe ikintu heza tumubwira ibintu byose mushyire ku layini mbese oya ndamwihorera ndebe ko ibyo namwigishije yabimenye reka mwereke n'abagaruka muheza ibyansi bibi tubizamukane hano tugaba tugura amata mu rugo abari mu kadomo ninde uzabyitira ninde uzabyoza ninde uzabihanagura umuheza ibintu byose bazakubera musebeye yesu ni umuganda duturanye afite ibyansi se ntabwo ari no gutura ndegane n'umukozi wa Linda na mukuru we umuganda ariko niwe mugiye guhereza ibyansi byose afitemo inshanyi nyitya ni nk'urukondo rw'urutozi cyangwa ni icyasha ni icyasha kimeze nk'icyara cy'ihene uriya mujyi warimo uvuga niwe mwenda guhereza ibyansi byanjye reka ndamutse uyu mugabo sha isi baramba reka muramutse ndaje kwe ahera ko udapfuye wowe nta no kuruhukaho Linda yesu wanjye ngwino mukobwa nyuma y'ibintu byari biryoshye iyo sosi ureba rero irimo sosi tomate irimo saladine irimo ibitunguru irimo tungurusumu ndetse na tangawizi yakuvura umuhogo yakuvura ibicurane yakuvura malariya igituntu tifoyide rimwe na rimwe ikakongera n'amaraso mu mubiri mbese wowe icyo uzi ni ukuvuga ngo ibiryo birimo ibi n'ibi n'ibi birimo ibi n'ibi n'ibi byakuvura ibi n'ibi byakuvura ibi n'ibi kubirya uri uwa mbere ariko guteka ni ikibazo kare habaye iki kibazo nyine cyo kwibeshya birashirira ariko iyi sosi ureba ifite ikihe kibazo ni iki kibazo urimo urayibona ahangaha ko urabona ngende umuntu wo kujya guhabwa ibiryo n'umuturanyi we ariko ukora uteze uri umukozi ushinzwe iki nabibonye yuko nyine ari nyir'amazu wabiguhaye ariko nanone ibi nanjye nabikora ese ubundi reka nkubaze nk'ubu kutazi guteka ntacyo na kimwe uzi gukora ntuzi guteka ntuzi kumesa ndaguhereza imyenda ibiri ugashyira mu mazi ukamanika ku mugozi nta soni ariko njyewe numvaga ari kuriya njyewe numvaga ari nko koza imodoka ujya ubona nshyiramo imbaraga nyinshi koko kari wenda nyitaho umwanya imana umwanya munini kubera ko aba ari imodoka nini imyenda ibiri koko utekereza yuko ntabigeje nk'uwoza ipine ry'imbere n'iry'inyuma nabitaho umwanya kuko n'igipangu nta minota 7 nyimaraho ese rutemireka mwazi umva muri uzashaka umugore ndabiteganya ariko ikibazo nyine n'ubushobozi buse we mama yidi wenda mutaratandukana kabanyamagambo aho ngaho njya mama yidi ndibikubajije none se ubu nushaka umugore akagira ikibazo akarwara ntabashe guteka azajya kwa nyina azaba yarashatse nyina cyazaba yarashatse wowe nk'ubu ntabwo watangira ugatekereza uburyo rufonsine agomba kujyana agatangira kwigisha guteka akatangira kwigisha imirimo yo mu rugo sha ariko ndamubwira ikibazo cyiwe n'inzara nawe afite umururumba afite inzara yavuye mu cyaro ejo bundi yansanze mu mujyi ndusanganye turi kumwe koresha ikiko n'iki kizamura isosi neza nicyo ngicyo nubwo cya gitoki kirashiriye kandi mukubera kuganira nawe cyane no kizamura amavuta y'ifiriti nako nzimije gaze mu kanya ndashyiraho ifiriti uri kumva ibintu byose uri gupfusha ubusa muri iri joro aho basi ntabwo kirashya ikintu nongeyemo amazi make kugira ngo igiki kitarashya ifiriti ikiza amavuta sinzi ibiki utetse ibiki yewe ariko ngiye bunda amakaroni kandi nawe urabizi utetse ibiki ari cyari igitoki ariko mu kanya aragiye ifiriti uraje birye byabaye amakara nyine nibyo ushaka
guteka bidashirira. ndimo ndabireba. muri cash power ugiye gushiramo wareba niba ari intete zisigaye mu Burundi kana amatariki yo Burundi yageze. Ako iki kibazo cy'inda yawe koko ubinda bigiye kuzakonana burundu ko ubutangiye kwivugisha ibyo muri cash power byiki weragujwe ntabwo menyera amakarano y'imisosi. Donde se kandi cyo kigwaje ukora ibintu witonze. Ndebye utacho dashira. Oba gwino hangaruka. Cyeko reka kubizo kurete. Uranshimisha mu buzima. Wagira ngo iwanyu bakubyaye neza neza ari mu nzara ya Ruzagayura. Wagira ngo wavutse mu nzara ya Ruzagayura bajya bavuga yabayeho kera. Amakaroni ibitoki sura bishyira byashiririye nabwo. Sumuciro wa sasta ruri. Wose na buri. Ako wowe nta kintu kizima ugikora mu buzima bwawe. Ibintu byose ni ukubikora bibita neza neza. Rutemi iravuba ibyo ukora byose ubikore tujya ku gipangu usubire mu kazi kawe. Uri kunyumva? Ngaho byumvira no kurupima. Ibintu byose nabikoze gukora ibintu byose bishoboka. Ngutekeye igituti, ngutekeye umuci. Amakaroni yakunaniye ahangaha nayo ndayakuriri. Ndakwandururi n'urugiye kundaza ku gipangu. Ibi ni bigigu. Use rufonsine iyo ntaharara ku gipangu. Amakaroni nyine urayandiriye nyine undaje ubusa ku bushake. Nyagwa atari kubera umururumba wawe. Nyine urabundaje nyine kubera inda yawe nini. Kuraza gute kandi none se yongewe ntahari rufonsine araza karara ku gipangu koko. Ubumva nkoresha akazi nk'agatunambwe nkaho wagira ngo nge nta mubiri. Rufonsine ashinzwe kurara ku gipangu. Byose kinzwe guteka no kumesa. Nyine wafata umwana w'umukobwa ukamuraza ku gipangu ukamuraza hanze. Ko umwana w'umungu ntiyagakwiye gufura no guteka. Niba Rufonsine adahari iyo udahari arara agomba n'ubundi asanzwe arara. Turi kubyumvikanaho. Mu gihe nawe uhari rero ugomba kujya kurara usanzwe urara. Cya ku gipangu se nyine agira vuba vuba. Cyangwa ntume n'ibyo biryo none watetse utabirya. Muri bya Rufonsine nanjye naho kuri byanjye. Njyewe njye kurara ku gipangu se? Ndakubwiye ko njyewe ndaraho. Binyobere nanjye. Impamvu uri kubihakana nyine impamvu wanze neza neza. Bivuze ngo nta munsi n'umwe ujya urara ku gipangu. Njya kuryama nawe ukajya kuryama. Sibyo? Yakose ninde wakwiba inzu saa 2 z'amanywa z'ijoro koko. Abajura biba mu gitondo. Iyo uryamye nanjye ndaryama. Igihe ugiye kubyuka nanjye mbyuka mbere yawe ho gato kuko nibwo abajura batekereza yuko umuntu asinziriye. Aho niyo masaha yo kubafatira. Ahubwo mbaza ngo ni iyihe mpamvu ituma mbikora gutyo. Ko systeme yubatse. Ikabazamu tubayeho. Niwe muruzi wibwe saa 8 z'ijoro. Twibwa mu gitondo niyo masaha ngomba kubyukira nkakora akazi. Gusa sinzi impamvu. Igihe ngiye kuryama nawe ugira ute? Ugira ute? Ariko biratandukanye kubera yuko ndakubaza igihe ngiye kuryama ugira ute? Bivuze ngo imyaka yose nge nawe tumaranye hano igihe cyose namaze nguha akazi naraguha akazi ko kukizamu nta munsi n'umwe ugeze ukora izabe. Bivuze ngo naguhembeye ubusa. Ndaryama nawe ukajya kuryama. Ariko ku manywa birahinduka kubera kujya ku kazi nge ngakomeza nkaryama. Uzi ko uyu munsi ariko mbonye ko buryo umuntu arindwa n'Imana. Umuzamu ntacyo amaze mu buzima. Niba njya kuryama nawe ukajya kuryama se kandi n'ubundi bugacya mu gitondo imodoka yanjye nta kibazo ifite. Bivuze ngo nta kintu umaze. Ahubwo uvuga ngo muri quartier ni fake nta bajura bahaba.
Yabige nari ntuyiriye uzi ko nta munsi bwiraga batatwibye. None ko ngiye kukwirukana se. Gusa ndasira ko nta muntu atwibye koko. Urazira kutajya urarizama gukora akazi ushinzwe gukora. Hari ikintu urabura se. Rutemi noneho ku izina ry'Imana ubu none ahangaha ninongera n'umunsi n'umwe kujya kuryama nawe ukajya kuryama nzahita nkwirukana uhita ugenda. Akazi kawe nako kurarizamu hano ukaryama ku manywa. Uri kumva kandi nabwo amasaha agize gute abaze ukamenya ko ngomba kujya mu gitondo ukamfungurira imodoka ukamfungurira igipangu ngasohoka. Uri kubyumva neza? Byumvise. Urabizi ko mu gihe gatogo ubu yaragiye na rufonsine baragiye ejo bazagaruka bakomeza akazi kabo. Igihe rero rufonsine nazaba ari mu mirimo na gatogo hari nibwo noneho uzajya kuryama byibura na gatogo namfungurira igipangu. Ariko maze kubona ko akazi kanjye ukica ndavuze ngo ubu none ahangaha nakuburana nta n'amagambo menshi hari bwongere kumva unanavuga ku gipangu ndikumva n'ibyo wari utetse none bishobora kuba byanashirira. Gira vuba vuba. Bashatse bazagusaba akantu gato. Wanyemereye ko numva nameze neza nka basi nkabanza nkaryama mu gato. Iminota mikima mu y'Imana. Ndabyanze. Kare ku muntu waretse nka. Ndabyanze. Amarangira umushaka kuruhukaho gato. Niba ushaka kuruhuka atabuge wanyu ujye kuruhuka. Waje kuruhuka no sijya waje mu kazi. Ako rute murashaka kuzampindura ngembe mu bino no tubibona. Nzakubeho mubi. Cyangwa ushamuna mbihorera mukagira ngo. Kandi bikuze. Cyuruka. Ngiye ku gipangu. Bikote bibi. Bamaze kuba ngahe? Abiri kimwe kuri bagiye. Ako mango bundera kuntu uburi kunyosha. Ariko mwana wanje rero urabisi. Mberekeza vugisha ukuri ariko rufonse ubona tudakumburanye ko. Oya mberekeza ibi bintu twabigumamo ndeba turi mu muhanda hagize ngo umuntu uhinguka agasanga turi muri ibi bintu byo gusimbagurika heta vuga ngo ariko rufonse na mama we barasuze kandi kindi imodoka ishobora kunziga. Reka mwereke mbere yuko ari ubukwe uzaze ngo korera umuburo mwana wanje akandi kandi subira ariko rufonse none se koko none se bazaza gufata irembo ryawe umviwe kandi ibintu utangiye kumbaza by'ubukwe inkwano se bazazizana ako ndagurahaga ibintu by'amafaranga zakuko miliyoni nakubwiye ngo mfite umugabo mukiri weho gendesha ibintu gakenya amafaranga uzagajya gagusaguke uza uyaterera abantu bose abahisi n'abagenzi aho mu mudugudu gwa hehe abahehe bose uzabaye wibuke ko wihannye ndago ngibesha hari bya bindi ndaga ari byo kubesha ndaga ari byo kubesha nje Rufonzi na mfite umugabo mukire ubu tunavugana nawe yagiye gushaka amafaranga tuzahurira mu mujyi ahubwo gagandi gange gatatakara we ubu musutiye ndagenda mfasha gukibere ndarigezaho ngira ifasha guki nawe usigara ufasha ibere giburyo iburyo na ufata igiburyo ahubwo twagiye bayima noneho reka tugende ndifashe ugende kisi subira mu rugo ngende mfata imodoka reka base nkugeze hano hirya ariko umva ngo bize Rufonzi nagiye gukora ubukwe abantu bose buhumigwe muri uzagende bavuza bubu Rufonzina
kumbwira ngo nze wagira ngo nyagirwe nyagirirwe ubu nabona ko imvura igiye kugwa ako ngubu ko ndakinda uri kwibwira ko ndakinda uri kwibwira uri kwigira ngaho bitakureba ibintu byose wigize ngaho uri imbumye nda amaso ugira uri kwinyuzanyizaho ugaruka ukata uri ko ndakinda ushobora kumbwira kuvejo wazi wigize ndibindeba birareba ndese cyangwa ibintu wabimbariye ra mbimenye nimba wabimbariye ngikorane nje nyine nzamenye n'ukundu nzahomba cyangwa nunguke ako sekeje twahuye twese dukumburanye tugahoberana tugaseka ubwo ikintu nakoze ni iki koko ibyo bintu byo guseka no guhobererana nibyo uri kumva washira imbere nibyo bintu bya mberera ese gato ndaguze ibintu byatujanye mu cyaro ndabyuzi kuri kubyirengagiza ndabizi nimba ubizi nimba ubizi gazane mva ngubwire gato umugore n'umugabo bashiraga hamwe ubukwe nubwo abantu bangahe nubwo abantu babiri ariko ndi kubona ibintu byose wenda mva ngubwire ndugira ipfumwe gato ndugira ipfumwe ariko nje ndi umwana wo mu bakire kuba ugiye gushaka umugore w'abana uwo mu bakire ndibigutera ipfumwe njewe nazanye amafaranga menshi nugabona uriruka ahubwo se rutemis arahari yaba yagiye heza ahubwo wembwire utaje ngo umbwire ngo byagenze gutya niba nta amafaranga baguhaye uyamereze njye nk'umugabo oya hanyuma Linda mwene Messi Linda ari kuongeza uwambare gutyo Linda ari kuongoza cyane mbaye ibintu biri kuncyanga Linda cyangwa ugiye kuba umuyisilamu cyabizi si wabuze nk'icyo uvuga oya ntacyo mamuzi nese tuvuge ko ubungu bari bwukimbona ejo ntabwo wiri umbona nawe urumva ko narinzi ko ejo kubera ko wari uvuye ahantu kure narinzi ko ni kwa kundi ko mbona ne umunsi byakomeye no kuvuga ne ejo n'ubundi igiye kuba gutyo mu isilamu ubundi se ko wambonaga mbere nambaye imyenda migufi nambaye ubusa ntugire komantere ubiteraho ukaba uyiteyeho ubungubu ivuga ko ubusa ari bwo bumbera kurusha ibintu nambaye nebiri kuncyanga kuva kiva mu mutara mbona cyangwa n'ababyeyi ba jofure bakubuyo kwambara gutyo kugira ngo bagukunde mu rugo iwawe gabanya amagambo ntago bikureba ujye ureba ibikureba uranyumva neza ujye ureba ibyombo urebe n'ibiryo ukorope hano nta kindi kintu cyakuzanye aho nyine urandeba kubera ko ngiye ngomba kucyuraho umutekano uncunga umutekano se mu bijyanye n'icyo warashinze cyangwa jofure yavuze ko kongeza urukundo cyane agomba kwambara gutyo nako ngenda kwiyamye ndakwihanije ujye ureba ibintu bikureba mu bintu mu myambarire yanjye ntabwo bikureba musebe ntabwo nyine bindeba ariko nanjye byari byantunguye wowe nakubwiye ngo ujye ureba bikureba bitakureba ni jyewe yaba mu myambarire yaba imigendere yanjye ntabwo ibyo ngibyo bikureba ntabwo bigushinzwe nta kibazo byawe rero yakubere ibikoresho bigezweho kandi by'umwimerere bya electronica wizuyaza gana Remy Electronics muri Kigali City Tower mu maduka yo hasi. Remy Electronics igufitiye amaflate y'ingano zose ya Samsung, LG, Sharp, Hisense, Skyworth n'ibikoresho byo kuzimanika ku bikuta wall mount. Tunagufitiye amakwiziniyeri ya gaze za microonde n'ibindi byinshi cyane. Kubindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 941 00 cyangwa 0788 328 664. Wanadusanga kuri Instagram yacu Remy_Electronics. Murakaza neza. Hirya gato y'inzu ntuyemo nyine hari umuturanyi voilà noneho singihamagara rufonsine wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi